Nongeye kubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Dr Shangazi. Iminsi myinshi kuri mwe ko mugiye muri hatandukanye. Uyu munsi wa none mbazaniye agaseke, umugani wa wa mugabo ngo ni agaseke k'amakuru. Ibintu byinshi uyu munsi nshaka ko mutera agatebe tukaganira. Basore namwe nkumi, bagabo mwubatse, muze tuganire ku makosa 10 atuma utamunyaza ngo byemere. Ese ubundi kambanze mbabaza, mwemera ko umugore wese cyangwa umukobwa afite ubushobozi bwo kunyara mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina? Mbere yo kukwereka amakosa 10 atuma utamuzanisha amavangingo ngo byemere, banza uzirikane ko ubu bushakashatsi bwerekana ko abagore 15% nibo bonyine babasha kuzana amazi kugeza ubu. Abagore 3 babasha kugeza ibyishimo ku ndunduro no kuzana amazi batabitekerejeho. Ibi ntabwo ari iby'abagore bose, ni iby'abagore bamwe na bamwe. Mu bagore batwara ifarashi, hafi 20% muri bo babashije kugeza ibyishimo ku ndunduro batwawe n'ifarashi. Abagore bakora yoga, hafi ya 7% nabo babashije kugeza ibyishimo ku ndunduro bibereye muri yoga. Twikomereze uyu munsi dukomezanye n'amakosa 10 rero tugenda dukora tutabizi, abagabo cyane cyane. Amakosa ni ayahe? Kumuzanisha amazi ukoresheje igitsina cyawe gusa. Iri ni ikosa kuko nubwo bishoboka ariko birakomeye. Ku bagore benshi byoroha iyo uvanzemo no gukoresha intoki. Iya kabiri, kutamutegura bihagije ni ikosa rikomeye kuko mu kumutegura nibwo y'amazi yikora. Aha hantu uko wamuteguye neza nibwo nawe ubwe yumva ko ari mu gikorwa yishimiye, ari kumwe n'umuntu yishimiye, ashaka ko bigenda bitandukanye, amwiyumvamo kuko nimusomana nyine twagiye tubyigana. Kutamutegura bihagije ni ikosa rikomeye kuko mu kumutegura nibwo y'amazi yikora. Kumubwira ko ukeneye ko amazi aza cyangwa ngo ko ukunda umugore uzana amazi nyamara ubizi neza ko we atayazana. Bagabo beza, bagabo dukunda, mugerageze mumenye natwe ibyo dukunda. Iyo umubwiye ibi bintu byose, aya magambo amuvana muri mood. Ingingo ya 4 iravuga ngo mu gihe umutegura kuzana amazi, ni ikosa rikomeye kutamwereka ko ibintu bye ubikunda cyane, ko uburyo bigukorera bikunezeza bikomeye, kuko ibi bituma yigiriramo icyizere gituma yirekura mu gihe atanga ibintu, bityo kuzana amazi bikaba byoroshye. Biramworohera, urumva ko nawe aba yamaze kukwiyumvamo, akwisangamo, yishimiye ko muri kuvugana muganira, uko umutegura nyine bigenda byoroha. Gutinya kumubwira ngo agufashe no kutibuka akamaro ka rugongo. Ingingo ni iya 5 tugezeho. Abenshi ntabwo bajya bamenya ngo rugongo ni iki, ariko ni ahantu mu ndimi z'amahanga bakunze kwita clitoris. Ni ikosa pe! Mu gihe mubikora, kora ku buryo ufata pozisiyo ituma umwanya mwibarukiro we wa rugongo uwukorakora bihagije, cyangwa se wagufashe abyikorere niba bitamubangamira. Ariko murabizi ko abagore bakunda keya, akunda kuba yakikoreraho we yamaze kugera muri cya gihe cyo kumva ko zatangiye kuza. Ingingo ya 7, kwibagirwa guhamisha hamwe kandi ugenzura uko atwarwa no kwibagirwa kongera umurego hahandi hamutwaye kugira ngo umufashe kuzamura mu byishimo bigana ku kuzana amazi, ni ikosa. Rero wawe akeneye keya zawe, akeneye intoki zawe. Iyo umuntu agufitiye urukundo niyo agukozeho urabyumva, ugenda byumva gake gake uko agenda agukoraho. Ingingo ya 8, kutamenya aho werekeza igitsina ngo kibashe gukorakora cyangwa se kugenda gifatafatamo. Abagabo uyu munsi nibo turi kuganira ku buryo mugenda mutanga keya ku bagore banyu mu gihe barimo kubaha ibyishimo tubagomba. Erega namwe mudufitiye ideni, nimudasohora aya mazi murumva ari buze gusohokamo bigenze bite? Kwibagirwa guha amazi inzira ni ikosa. Murabizi neza uko bisa kose, ugomba gufata impamvu zirenga 5 ukagenda ubanza gutegura umugore wawe, amazi yatangira gusohoka, kwa kundi agenda arekura duke duke, nawe ukagenda usa n'usohoramo gakeya nawe
ubundi ugakoresha intoki kuri rugongo. Zirikana ko kugira ngo amazi asohoke ugomba kuyaha inzira. Hari abo asohoka bidasabye inzira nyinshi di. Hari abantu asohoka utayahaye inzira ariko ni bake. Wigumishamo igitsina hanyuma ngo wibaze impamvu amazi ataza. Menya igihe cyo gukuramo no gusubizamo, kandi mu gihe wakuyemo igitsina cyawe ugikoreshe ukuba mu mpande z'umwinjiriro wacyo kugira ngo umugore akomeze agubwe neza. Aha aba akeneye kumva ko ucyoroshye, kumva ko gifite umurego, ubundi uko uri gukozaho hahandi ku mwinjiriro w'igitsina gore cyangwa se w'igituba cy'umugore, aba ariho nawe ubwawe ufatira akanya kawe. Ufate za ntoki twavuze haruguru ujye ukoza kuri clitoris gake gake. Wimumenyesha ko ugiye gukuramo igitsina kuko icyo gihe byatuma asa n'ubumba cyangwa agakanya imyanya myibarukiro ye, bigatuma amazi adasohoka. Urabizi umugore iyo yikanze gato bihita bigenda byose, bikasaba ko uza kongera gutangira bushyashya, kandi iki gikorwa uko mugenda musubira inyuma niko mugenda muhararukana. Kwa kundi habayeho ikibakanga, habayeho ikitabanezeza, urukundo rugenda rucikamo, buri wese agatangira kumva ko mugenzi we ntacyo ashoboye. Mu gihe ukuyemo igitsina ntugahite urekeraho gukorakora kuri rugongo, bikomeze buhoro buhoro kugeza igihe amazi yose uri buze kumva ko yasohotse kandi arimo arazana ururenda. Sinzi ukuntu murwita ariko ni ururenda. Ururenda iyo rurimo ruragenda rugabanyuka hahandi agenda asa nk'uwuma, nawe ubwe aba afite byinshi ari gutekereza. Niho hahandi rero ugarukana bizu ukongera ugasubizamo gake gake winjira gake gakeya, apana guhita uhata. Iyo uhase nawe asa nk'uwikanze nk'uko nabikubwiye, agacika intege, akumva ko hari ibindi bintu uri gutekereza cyangwa ukeneye arenzeho kuyo ari kuguha. Iyo afashe umwanya wo kuguha ayo afite yose mu mubiri we, wowe ugahitamo kumva ko ukeneye menshi, ntabwo kunyaza ari ugufata ngo ukubitagure cyane uhondagure, oya, jyana gake gake. Niwumva akaboko karushye uhindura kandi cyangwa se umuhindure pozisiyo cyangwa ufate za ntoki nk'uko nabikubwiye, aba arizo zibikora. Umuganiriza, mwabagabo mufite ingeso yo kuryamana n'abo muri kumwe mutabaganiriza, kandi ikiganiro kiba ingenzi mu kubaka urugo, kuko buri wese nibwo abwira undi amarangamutima ye y'uko yumva. Ukamubwira ati ngize aha. Murabizi iyo ufashe imboro yawe ukajya uyinjizamo gake gake, kwa kundi winjizamo ugasohoka nka rimwe kabiri gatatu ugakuramo, ugahita utangira kunyaza, ukanyaza nabwo bitaraba byinshi ukongera ugashyiramo imbere, mbega muvangavangire, ubivange neza kugeza igihe wowe ubwawe nawe uri bwumve wishimye, ubundi bigasa nkaho byikora. Iyo wamaze kunezerwa birikora, umutima wawe ukumva biragenda neza, ukumva urabishaka, nawe arabishaka, noneho bikageraho wumva n'akaboko kwa kundi watangiye kari kuruha ntabwo kakiruha, ahubwo noneho urumva ushaka gukomeza kurushaho, urumva wageze aho ufata ubushyuhe, umurego wiyongereye, ntukeneye no kumva ko warangiza. Nawe ubwawe urumva bizo ari nyinshi, mwegera uko uri gushyiramo imbere, umusomagure cyane ku itama, mu ijosi, umusome ku munwa, bizu yo mu ijosi mu gihe uri kunyaza, cyangwa se ugafata ibere rye, umva biraryoha kandi birashobokera buri wese ko yabibasha byombi. Ubundi uko uri gufata iryo bere wongera umugore muri modo, umuhe kongera kumva ko afite imboro iruta iz'abandi di. Mufashe rero uwo mugore nawe agufashe, muhane inzira yo gusohora ayo mazi, mwembi umwe akeneye ko asohoka n'undi akeneye kuyasohora, mwembi muri mu gikorwa kimwe, nimushyire hamwe mutegurane, muhindurane ushobora, muhindure amapozisiyo, umwe ajye hasi undi ajye hejuru. Hari ngo n'abakunda kunyaza ari uko ari gukora ako dukunze kwita ngo ni ak'inyuma, ariko murabizi neza ko biba byiza iyo uri kunyaza umugore wawe murebana mu maso. Iyo murebana mu maso buri umwe aba ashaka undi, yishimiye undi kugeza igihe mwembi murangiriza. Birashoboka rero ko hari icyo ukeneye kutubwira, nyandikira ubundi umbwire ngo tubwire kuri iki kintu kuko dukeneye kukimenya.
ntago nabwirwa byose, ntabwo nabigisha byose, namwe nimumbwire ibyo mushaka ko twigaho.